Imana ishimwe. Rero tujye kuganira ijambo ry'Imana umwanya mutoya cyane, minota 15 ngira ngo cyangwa 20 itarenga. Muze kundebera. Hari igihe umuntu Glory nawe mpaye iyo mission undebere kugira ngo ntaza kwica gahunda. Dufite igihe kinini cyo kubwiriza kugira ngo rero tutica gahunda. Nibigera na 15 unsinyare. Hari igihe naba ndahandi simbyiteho, ariko ngo haye iyo gahunda byubahirize. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo riri muri Yohana igice cya 4. Turasoma duhere ku murongo wa 21 cyangwa reka duhere ku wa 19. Yohana 4 umurongo wa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umugore aramubwira ati, databuja, menye yuko uri umuhanuzi. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, mugore, nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebwe musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kwisengera mu mwuka no mu kuri. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Iri jambo ni ijambo umwuka w'Imana yanganirijeho dutangira uyu mwaka wa 2023. Nkomeza kumva ijambo Yesu yaganiriye n'umusamariyakazi, kubera yuko uyu musamariyakazi Yesu amusaba amazi, ntabwo yumvaga muri Yesu yasaba amazi uyu musamariya yabamo, kubera yuko Abayuda n'Abasamariya baranenanaga. Yesu arangije ageze kukwirira, noneho yarabizi muri gahunda ze ko uyu musamariyakazi ari buze kuvoma. Imana ishimwe, kuko Yesu azi byose. Ngo umugore amaze kumusanga, Yesu aramubwira ngo mpa amazi yo kunywa. Urumva yaba imvugo yaba ibindi bari baziranye nyine, urumva bari bafitanye utuntu twinshi. Amusabye amazi yo kunywa, umusamariya kazi aravuga ngo ni gute uyu Muyuda nanjye ndi umusamariya ashobora kunsaba amazi kandi bizira? Yesu arangije amenya ibiri mu mutima w'uyu mubyeyi, aramubwira ngo yaba waruzi ugusabye amazi, nawe ubu umusabye amazi, we noneho yakaguhaye amazi atandukanye n'ayo agusabye. Uyu mugore yumvise ko Yesu ashobora kumuha amazi atandukanye n'ayo ngayo, aramubwira ngo naba ngize umugisha, ntago nazongera kwikorera ikibindi, ntago nazongera kuza kuri iri zuba. Imana ishimwe, haleluya. Arangije aramubwira ati mbaho amazi. Uyu Yesu umenya byose aramubwira ngo banza unzanire umugabo wawe. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mubyeyi aravuga ngo nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ngo uvuze ukuri, uwo ufite ni wa 5,
kandi nawe si uwawe. Uyu mubyeyi amenya ko Yesu ashobora kuba ari umuhanuzi ukomeye. Arangije aramubwira ngo menye noneho ko uri umuhanuzi. Atangira kumugira mu mateka, aramubwira ngo basogokuruza bajyaga bavuga ngo twebwe dusengere mwebwe mwajyaga mujya i Yerusalemu, ariko twebwe bakavuga ngo dusengere kuri uyu musozi. Yesu aramubwira ngo ibyo ngibyo bireke. Aramubwira ngo igihe cy'ibyo ngibyo bya basogokuruza, ibyo byacu Abayuda ntabwo ari igihe cyabyo. Amubwira ririya jambo twasomye, aramubwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ubwo abasenga Data bamusenga mu kuri ndetse no mu mwuka. Imana nihabwe icyubahiro. Bene Data 2023 ni umwaka wo gusenga mu kuri ndetse no mu mwuka. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Gusenga mu kuri no mu mwuka. Imana yacu cyangwa Yesu yavuganye n'uyu Musamariyakazi. Ndagira ngo nkubwire niba abantu bari gusenga mu kuri no mu mwuka, indiri z'amadini, indiri z'imihango y'idini, ibyo byose bikurwa abantu bagafatanya amaboko n'umuryango w'abana b'Imana. Haleluya! Imana nihabwe icyubahiro. Uzamusenga mu kuri no mu mwuka, nta makimbirane y'abahanuzi, nta makimbirane y'abasumba, nta makimbirane y'abapature. Iyo abantu bari gusenga mu kuri no mu mwuka, kubera yuko umwami wabo ari umwe. Haleluya! N'ishyamba riratunga, ishyamba babwiriza rimwe, indiri z'amadini, amakimbirane y'abahanuzi. Iwacu nitwe dukizwa cyane, iwacu nitwe twuzura umwuka wera. Ibyo ngibyo birarangira. Haleluya! Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana yacu nishimwe. Yaba umukatolike, yaba umudozani, yaba umurestorashoni, yaba umuwendani, twese urugendo turimo ni rumwe. Nta mwanya dufite twari kuririmba iriya ndirimbo ya 90 zo mu ndirimbo z'agakiza. Imana ihabwe icyubahiro. Indirimbo, iyo ndirimbo harimo igitero kivuga ngo ubu urugendo mfite. Amen. Urugendo mfite n'urwo kujya he? N'urwo kujya he? Kujya mu ijuru. Imana nihabwe icyubahiro. Iyo abantu basenga mu kuri no mu mwuka, urugendo bafite n'urwo kujya he? Umukiza ni wari ngo nanjye nkwiye kujyayo. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko muri ibi bihe, kubera yuko Satani adashaka ko umuryango w'abana b'Imana ugira imbaraga, kubera yuko igihe cyose, haleluya, amadini, indiri z'amadini zavuye, abantu bagasenga Imana bari mu bumwe, Satani arabizi yuko ubwami bwe bwatsindwa. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya! Satani arabizi ko dufatanya amaboko, abarestorashoni, abadeperi n'abandi. Ntabwo naje kwigisha ku madini, ariko naje kuvuga umwuka wera, abantu bari gusenga mu kuri no mu mwuka. Indiri z'amadini zikurwaho niba umwami mwizerera ari imwe, mwemera urupfu n'izuka by'umwami Yesu, mukaba mwemera ijambo ry'Imana Bibiliya, kandi mwese mukaba mufite intumbero yo kujya mu ijuru. Nta kintu na kimwe cyagakwiye kuba umushumba w'itorero runaka ahangana n'umushumba mu rindi torero, kandi twese twitwa ngo turi itorero ry'Imana. Imana ishimwe. Haleluya! Oya, ntabwo nagahagarara hano ngo mvuge ngo imyigishirize y'uriya ntabwo nyemera. Niba avuga Yesu wapfuye, niba avuga Yesu wambaye umuriro akaza mu isi akavuka, akavuga Yesu wapfuye, akavuga Yesu wasutse, akavuga Yesu uzagaruka gutwara abizera. Haleluya! Haleluya! Nta kintu na kimwe cyakabaye gituma guhangana kose
n'ubundi ni haleluya. Iwacu nitwe dukizwa cyane, bariya mu macaci ntibakizwa. Reka nze nkubwire ijambo rikomeye, ijambo rivuga ngo uko tuzasa ntago kurerekanwa ngo ariko icyo tuzi cyo ngo nuko Kristo niyerekanwa tuzahindurwa twarangiza tugasa nawe. Nukuvuga ngo uyu munsi utabera bazaza ni kurerekanwa. Uyu munsi umukiranutsi nyakuri ntaragaragara. Haleluya. Ibyo ngibyo turabyemeranya naho kuko mu gitabo arasitara akandura. Umukiranutsi nyakuri ntaragaragara. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana naryo ryaremwe ngo idini nyakuri. Abigishwa bamaze ngo ariko idini nyakuri ngo ni irihe? Idini rizima ni irihe? Iryo dini yaba ryari ririho twese twakarishatse tukarijya, ariko idini nyakuri ngo ni risura imfubyi n'abapfakazi, ngo niryita ku bakene mu mibabaro yabo, ngo iryo ni ryo dini nyakuri. Haleluya. Imana yabicyubahiro kirageze kandi kirasohoye. Ubwo abasenga Imana bayisenga bari mu kuri bari no mu mwuka, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo bene abo ngabo umwuka w'Imana arambira ngo muri uyu mwaka 2023 bene abo ngabo basenga mu kuri no mu mwuka, Imana ije kubamanurira izindi mbaraga. Haleluya. Bene abo ngabo basenga mu kuri no mu mwuka bagiye guhabwa ubundi bwiza butari ubwiza bugaragara. Haleluya. Bene basenga mu kuri no mu mwuka ibizacyagaza abandi ntabwo bizabacyagaza. Abo basenga mu kuri no mu mwuka ibinaniza abandi bizabananiza. Haleluya. Ibigusa abandi ntabwo bizabagusa, ahubwo bazagenda bambikwa izindi mbaraga. Utuntu dutatu gusa ngiye kuvugaho kuko umwanya ari mutoya, ariko ijambo nyamukuru umenye ko abasenga data mu kuri ndetse no mu mwuka data ajya kubamanurira izindi mbaraga. Oh haleluya. Yo haleluya. Ni ukuri 2023 ibinaniza abera b'Imana bizagwira, ariko nubwo ibinaniza abera b'Imana bizagwira ibibakomeza nabyo bizaba byinshi. Imana nihabwa icyubahiro. Reka nsubiremo, ibinaniza abera b'Imana muri uyu mwaka bizaba byinshi bizagwira, ariko nanone ibizakomeza haleluya. Ijambo rya mbere, igihe kirageze kandi kirasohoye. Abasenga data bamusenge mu kuri no mu mwuka. Abaririmbyi basenge baririmbe baramye bahimbaze bari mu kuri ndetse no mu mwuka. Abakristo ariko bari mu kuri ndetse bari no mu mwuka. Abasumba bahagarara mu kuri ndetse bahagarara no mu mwuka. Buri muntu wese mu itorero barimo. Haleluya. Genda uhagarare mu kuri no mu mbaraga za Roho Mutagatifu. Imana ihabwa icyubahiro. Kuko tubuze umwuka wera
cyangwa umuntu w'Imana uhagaze uri mu kuri no mu mwuka. Definition ndavuga ibintu gusa wamusobanuraho, ntago njya mu bintu byinshi cyane byo gusobanura. Nukuba ese kuba mu mwuka no mu kuri ni iki? Nukuba umukristo nyakuri. Haleluya. Iyo mvuze umukristo nyakuri, ntago mba mvuze umukristo gusa wabatijwe ukurikiza imihango yose idini rimusaba. Imana ishimwe. Iyo mvuze umukristo nyakuri, mba mvuze umukristo ugendera ku mahame yose y'ijambo ry'Imana. Iyo tuvuze amahame y'ijambo ry'Imana tuba tuvuze iki? Tuba tuvuze umukristo utari inyuma y'icyo ijambo ry'Imana rivuga ku mukristo. Tuba tuvuze umukristo watuye, tuba tuvuze umukristo wakijijwe, tuba tuvuze umukristo wakiriye imbabazi, tuba tuvuze umukristo wahindutse, tuba tuvuze umukristo wera imbuto. Amen. Kuko umukristo nyakuri ntabwo ari umukristo ufite zaburi nyinshi mu kanwa ke. Kuko nshobora kugira zaburi nyinshi mu kanwa kanjye ariko ndi kure y'ubwami bw'Imana. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abavuga ngo mwami mwami, ngo abo ngabo si bo bazaragwa ubwami bw'Imana, ngo ahubwo ni abakora ni abagendera mu cyo ijambo ry'Imana rivuga. Rero muri uyu mwaka 2023 mwene data, haranira kuba umukristo nyakuri. Hari ijambo tutari bwirirwa dusoma, uraza kuryisoma ari mu Baroma 2:28. Ni ijambo rivuga ngo gukebwa nyakuri ntabwo ari ugukebwa ko ku mubiri, uwo wari umuhango w'Abayuda. Ngo ariko gukebwa ko mu mutima, ngo niko gukebwa nyakuri. Ngo kandi ngumeza atyo, mu yandi magambo wakebwe ku mutima atari umubiri, ngo uwo nguwo ntabwo adashimwa n'abantu, ngo ahubwo adashimwa n'Imana. Imana ntihabwe icyubahiro. Rero umukristo nyakuri ni umukristo wagize kwagukebwa ko ku mubiri. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo ari wa wundi ugendana umusaraba inyuma ariko imbere ntawo. Imana ishimwe. Ahubwo uyu mukristo ntabwo ari wa wundi ufite rekomandasiyo y'itorero runaka cyangwa y'idini runaka, ahubwo uyu mukristo afite urwandiko. Amen. Uru rwandiko benshi muraruzi, dukunda kuruvuga, n'ababwirizabutumwa benshi bakunda kuruvugaho. Ni rwa rundi nta bwenge yabajijwe ageze ku marembo y'Isiyoni. Ngo yarahageze bamubaza urwandiko rw'agatanga ka kangahe? Ngo kambere. Ngo basanga atarufite. Bamubwira ngo duhe urwandiko, akavuga ngo narabatijwe. Bamubwira ngo duhe urwandiko, bati umushumba wanjye aranzi. Bamubwira ati duhe urwandiko, ati natanze icyacu mu kwezi gushize. Bamubwira ngo zana urwandiko, ati regamba no muri korari. Ati agatanga urwandiko rw'agatanga kambere, ati burya rimwe na rimwe njya nahanura. Bati zana urwandiko rw'agatanga kambere, ati ku mundeba nazamutse akizabonwa n'akanyarira njya mpajya. Bati turasaka urwandiko rw'agatanga kambere, basanga mu yandi magambo yabaye nka wa wundi wari waruriye inkike, utarigeze yihana, utarigeze yakira imbabazi z'Imana. Muri make yabaye mu mihango y'idini kugeza ageze ku rurembo rw'Isiyoni. Ariko umukristo nyakuri afite urwandiko atasinyiwe n'abashumba, narwo ni rwiza kurugira rwose. N'abashumba kubamenya ni byiza rwose, gutanga amaturo ni byiza byose, ariko ibyo byose ni ubikora utari umukristo nyakuri, uzaba uri gukorera ubusa. Imana ishimwe. Umukristo nyakuri ni umukristo wakiriye imbabazi z'Imana, ni umukristo udakerensa
iby'Imana. Izo mbabazi warazakiriye muri 2005 ntago bihagije. Ni umukristo uhora uba mu buzima bwo kwezwa. Imana ihabwa icyubahiro. Uwababariwe ibicumuro bye uhora agenda aciye bugufi imbere y'Imana, ucyumva Imana mu buzima bwe n'Imana ikamumenya. Imana ihabwa icyubahiro. Muri uyu mwaka ugerageze mu bukristo bwawe uva mu mihango y'idini, ugerageze ureke kuba umuntu umunyamategeko cyane ugendera mu mategeko. Oya, uhagarare mu gakiza kawe neza, kandi agakiza twese turakazi ko kabonerwa muri Kristo Yesu. Icya kabiri nababwiye ko ntasobanura cyane. Imana itugirire neza. Ntabwo ari ikibazo cyo kubavuga mu ndimi, oya rwose uzivuge, ariko uzivuga uri umukristo muzima, uri umukristo nyakuri. Imana ishimwe, atari wa wundi ugendera ku jisho barambona ku giporoso. Mama Yarive turahuye, njyewe rwose narababwiye ko ntari umupolisi. Imana ihabwa icyubahiro. Nahamagariwe kubwiriza, naho ibyo kureba bambaye ubusa mu giporoso ibyo simbishinzwe. Haleluya. Niba mwuka wera wamunanye sinjye uzagushobora. Amen. Haleluya. Niba warananiye mwuka wera, umushumba wese uzagushobora. Azagufatira ingamba nk'umushumba kuko afite ibyo yemererwa n'ijambo ry'Imana. Ariko ibyo ngo mu bukwe bazaza cyangwa ntibazaza bande, mwuka wera ahantu hose arahari. Haleluya. Mwuka wera muri Amerika ariyo, aho uzagera nta muntu n'umwe w'uruhu rwawe uhari, mwuka wera wabahari. Uyu mukristo rero nyakuri ni wa wundi wageze ku rugero rwo kutavuga ngo uyarandeba. Ibyo akora byose abikora azi ko Imana imureba. Yaba ibyiza abikora kugira ngo ijuru rihabwe icyubahiro, byaba ibibi yagiye kubikora umwuka umurimo arambwira ati oya, ibi ntago bibereye umwana w'Imana. Rero 2023 rwose nta bapolisi b'abapasiteri, nta bapolisi b'abavugabutumwa, nta bapolisi b'abadiyakoni. Ibyo ntago ari byo twahamagariwe. Igihe kirageze kandi kirasohoye ubwo basenga data ari abakebwe mu mutima, atari abakebwe ku mubiri. Imana ishimwe. Icya kabiri ni umukristo wagwije imbaraga z'umutima. Amen. Yego, Imana iguha umugisha. Ni umukristo wagwije imbaraga z'umutima. Iri jambo uraza kwisomera mu ijambo ry'Abaroma igice cya 8:31-32. Ni umukristo ibibazo iyo bije, kuko iyi si irimo ibibazo kandi bizahoramo. Ibibazo iyo bize bimusigara iki? Ari umukristo. Hari ijambo Habakuki yavuze, ntago naryo twirwa turisoma. Yaba ubukene bwaza ntago bwamukuraho kuba umukristo, kubera yuko yagwije imbaraga z'umutima. Imana ihabwa icyubahiro. Imana y'agakiza ni Imana y'umuntu usengera mu kuri ndetse no mu mwuka. Ntabwo ari Imana y'ibifatika, ntabwo ari Imana y'ibikorwaho. Umuntu usenga mu kuri no mu mwuka, Imana ye ihora ari Imana mu bihe bibi, mu bihe byiza, mu bihe by'umweru, mu bihe byo kurumbya, mu bihe byo guhirwa no mu bihe bitari byo guhirwa, mu bihe by'amarira no mu bihe by'umunezero, mu bihe byo gutera imbere n'ibihe byo gucishwa bugufi. Umuntu uhagaze mu kuri no mu mwuka, Imana ye yagwije imbaraga z'umutima. Imana ye ihora ari Imana mu burwayi, ihora ari Imana. Yabyaye yapfushije, ihora ari Imana. Yacuruje akunguka, yacuruje agahomba, Imana ihora ari Imana. Iki nicyo kintu kigaragaza umuntu uhagaze mu kuri ndetse no mu mwuka. Amasezerano yaza yatinda, ahagararana n'Imana agakomera. Mu yandi magambo ahora n'imbaraga z'umutima. Icyanyuma ni umukristo ufite amaso areba n'amatwi yumva. Imana ishimwe. Amen. Yego by'umwuka. Uyu mukristo amen, ni umuntu ufite amaso y'umwuka areba, ufite n'amatwi y'umwuka yumva. Kuri iyi ngingo reka nze nkubwire ijambo rito cyane. Impamvu buri wese akujyana mu byo ashaka nuko amaso yawe y'umwuka atareba n'amatwi yawe y'umwuka atumva. Amen. Amakuru ya Balamu murayazi ukuntu Baraki yamuhamagaje
ngo akagera naho ahuma amaso ye yarahumye yo mu mwuka, niko nabyita. Indogobe ibona marayika ariko Balamu atayibonye, ngo akubita indogobe gatatu kugeza aho indogobe yavugiye. Iramubwira ngo igihe twagendaniye naguhetse nigeze ngusuzugura? Ni ubwa mbere indogobe yavuze, kubera yuko Balamu amaso y'umwuka yari yapfuye kubera ibiguzi, n'amatwi y'umwuka yari yapfuye kubera ibyo yari yatumweho azahabwa, bituma atumva icyo Imana ivuga. Umwuka w'Imana arambwira kuri iyi ngingo ngo dore hadutse imyuka myinshi iyobya, hadutse abantu benshi bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zo kwera. Imana yo mu ijuru irambwira ngo mbwirire abantu banje ngo buri wese nansaba amaso y'umwuka nzayamuha, buri wese nansaba amatwi y'umwuka nzayamuha, kubera yuko umwuka wa Antikristo waraje, ntabwo uzaza waraje. Niba umuntu ashobora guhagarara hano agafata akano gaseriviyete gato akavuga ngo umuntu ushaka kano gaseriviyete mama Herve yihanaguje, hari mama Herve yavuye iki? Si ibyuya nk'ibyawe, ariko ngo kano gaseriviyete umuntu ukagura miliyoni, umuntu ukagura miliyoni nazi indwara ye iyo ari yose irahita ikira. Abantu hano ntibura ukuntu mungana, mwakarwanira buri wese agafata moruso kagashwanyagurika kubera ko mudafite amaso y'umwuka. Iby'Imana ntibigurishwa. Amen. Impano z'Imana ntabwo zigurishwa. Haleluya. Ariko kuko tudafite amaso y'umwuka, iyo akubwiye ngo turaryamana nibwo imyuka mibi kuri mikuvamo, uhita ubyemera kubera ko udafite amaso y'umwuka, udafite n'amatwi y'umwuka. Ariko ndakwifuriza 2023 hatagira ugutwara iburengerazuba ayobewe n'irari ry'ibyo n'ibyo agambiriye, hatagira ukuraza uhagaze kubera yuko ari ibyo bidaturutse ku Mana. Uzumve icyo umwuka avugana nawe, wavuga uti se ko ntajya numva ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana dore ahangaha harimo ubusobanuro bwose bw'ibintu byose utasobanukirwa. Niba Yesu yarahumuye impumyi akoresheje utwondo, cyari ikimenyetso. Amen. Niba Elisa yaragiye kuri uriya mwana akamusubizamo umwuka ngo amwubaraye hejuru, uwo mwana yari intumbi, nawe uri intumbi. Bo kubayobya. Amen. Niyo yaba ari mama Herve wakubwirije, niyo yaba ari runaka uzufite izina rizwe, navuga ibinyuranye n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga, uzamuhinyure uhagaze mu ijambo. Ntuzamuhinyure muri kamere y'umuntu n'ibindi, uzamuhinyure ibiri muri iki gitabo. Umubwire ngo handitswe ngo uyu mwaka bagiye kuza benshi, abahanuzi benshi bakoresha ibimenyetso bikomeye. Amen. Ariko ibyo bimenyetso byose ntago bibujijwe gusengera ubuhanuzi niyerekwa umukozi w'Imana yagize, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo mugenzuze byose, ubuhanuzi bwose mu bugenzuze gusenga. Imana ibagirire neza muri uyu mwaka, muhagarare mu kuri ndetse no mu mwuka, kuko abahagaze mu kuri no mu mwuka nibo bazatambuka mu mwaka wa 2023. Imana ibafata ukuboko, Imana ibaha imbaraga, Imana ibagurize imbaraga z'umutima, Imana ibakore ku maso murebe, Imana ibakore ku matwi mwumve, kugira ngo mubashe kugenda mwumva icyo Imana ivugana namwe. Turagushimye mwami Imana yacu, ducishijwe bugufi kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni indorerwamo, ijambo ryawe ni tabaza. Dawidi aravuga ngo nibikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Natwe udakubika ijambo ryawe mu mitima yacu kugira ngo ritumurikire tugeze mu mwijima, kugira ngo ritugarure tuyobye, kugira ngo murengeze mwiza riturinde kugenda nk'abadafite ubwenge. Unyemerere ijambo ryawe rigwize imbaraga kandi duhindure abakristo nyakuri, utugwirize imbaraga z'umutima kandi dukore ku maso turebe, dukore ku matwi twumve, kugira ngo natwe duhagarare mu mubare w'abantu bawe bahagaze mu kuri ndetse no mu mwuka, kugira ngo Kristo dukomeze tube itorero rizima, dukomeze tuvuga ko wishimiye. Ducishijwe bugufi dushoje ijambo ryawe, mwuka wera risobanure kuruta uko turisobanuye. Umugisha utanga uri hagati mubera bose none n'iteka ryose dusenze twizeye. Amen. Imana ibahe umugisha.